So guys, nongeye kuguha ikaze mukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse nawe mukunzi ukunda Venke Empire ndetse nkaba nongeye kuguha ikaze hano kuri Venke Empire. Buri muntu wese wakoze subscribe nkaba nongeye kumuha ikaze hano kuri Venke Empire. So guys, murabona rero ko amasezerano twasezeranye twayasohoje. So episode y'Ibanga 54 murabona ko yabagezeho. So guys, rero kadutegereza episode ya 55 iraza kubagera hejo y'amasaha so ibagiriraho. Rero niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, so guys haba ngushishikariza gukora subscribe mu bambere kugira ngo buri gikorwa cyose gikozwe kuri filime yacu Ibanga ujye ukibona utarinze warwa. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga episode ya 54 nubwo yatinze wayakiriye ute? Ese wabonye episode ya 54 yaje imeze nk'ukuntu wayitekerezaga? So episode rero 55 ku butinde n'ubundi bwahabaye, ndabasezeranya yuko ubutinde bwahabaye turaza kubukemura cyane ku buryo episode ya 55 tugiye kubashiriramo akanuza k'insimbura mu byize ku buryo tugiye kubakubita episode ebyiri ejo. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, nkaba ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse, buri gikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga, behind scenes zose zisohotse zivuga kuri filime yacu Ibanga, ukaba ushishikarizwa kugira ngo ukore subscribe kugira ngo behind scenes zose zisohotse uzuzibona atarenze wara. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe, nkaba ngushishikariza kuzikora mu bambere kugira ngo filime yacu Ibanga uyigire mu ruhare. Niba utarayikora nkaba ngushishikariza kugira ngo usharinga kuri bagenzi bawe bose bufite kugira ngo nabo bagire uruhare muri filime yacu Ibanga. Guys, rero amasezerano aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Murabizi ko ni nabasezeranyije ko behind scenes y'uyu munsi ya filime yacu Ibanga iraza kubageraho uyu munsi. Guys, murabona ko rero amasezerano twe tutayica, twe dukoreshaga ibintu bihari ndetse dukoresha ukuri, ndetse nka groupe nka Miss Nyambo muri rusange ndetse na filime yacu Ibanga muri rusange ukuntu twabiteganyije niko bigenda. So guys, rero nkaba ngushimira wowe wakoze subscribe ndetse nkawe ukurikira ibiganiro bya Venke Empire ndetse ukabukurikirana na filime yacu Ibanga. Guys, rero niba uri umuntu ukaba ukunda ibikorwa bya Venke Empire ndetse ukaba unashaka no kubigiramo uruhare, ndetse ukaba ushaka no kugiramo uruhare muri filime yacu Ibanga, ndetse ukaba unashaka kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse kivuga kuri filime yacu Ibanga ujye ukigiramo uruhare, usabwa gukora subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose gikorwa nawe ujye ukigiramo uruhare nk'umuntu w'umutumirwa mukuru, ndetse ku muntu ukunda filime yacu Ibanga ukaba unashaka no kwigiramo uruhare, ukaba unashaka kugira ngo abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga ube wabagiraho uruhare mu bikorwa bakora mu kazi baba barimo umunsi ku munsi, ndetse ukaba wanifuza kugira ngo mube mwanamenyana mu buzima busanzwe, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Venke Empire, ukaba utaranareba filime yacu Ibanga, aho ngaho warayobye cyane, kuko filime yacu Ibanga ni filime yomora imitima z'abantu, ni filime ikora ku mitima z'abantu, ni filime ikwigisha ibiryo mu buzima busanzwe, ni filime ushobora kwigiramo ibintu wakoresha mu buzima busanzwe, ni filime ushobora kuba wayireba ikakugirira akamaro mu buzima busanzwe. So guys, rero niba udakunda filime yacu Ibanga nkaba ngushishikariza kuyikunda cyane kuko ni filime nziza cyane, ni filime ica kuri Miss Nyambo, ni filime ndetse yanditswe na Nyambo ubwe, ndetse ni filime yacu yitwa Ibanga. Tukaba tugeze kuri episode ya 54 ejo tukaba turabaha episode ya 55. So guys, umuntu rero utegereje episode ya 55 nkaba muhaye ikaze ku hano kuri Venke Empire. Niba ukunda ibikorwa byanjye ukaba wakora subscribe ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe bose kugira nabo babashe kugira uruhare mu bikorwa byo Venke Empire akora, ndetse ukaba unashaka kugira uruhare mu bikorwa byanjye byose, ukaba unashaka kugira ngo Miss Nyambo ube wamugirira akamaro cyane cyane
kuri filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe, rero nkaba ngushishikariza kugira ngo uyikore mu wa mbere, kuko icyo nicyo gikorwa cya mbere kiba gikenewe. Subscribe ubundi ukanasharinga kuri bagenzi bawe bose ufite, kugira ngo buri gikorwa cyose gikorwa kuri filime yacu Ibanga ubashe kuba wakigiramo uruhare. So guys, rero ku muntu wakurikiye episode ya 54 nkaba ngushimira kuko uba agaciro cyane, uri umuntu w'intwari kuko ubasha gufasha abantu mu bikorwa bakora mu buzima busanzwe. So guys, rero umuntu ukunda filime yacu Ibanga nkaba ngushishikariza kugira ngo usharinge kuri bagenzi bawe bose ufite, kugira ngo nabo babashe kwirebera ibikorwa byacu dukora kuri filime yacu Ibanga. So guys, nkaba ngushimira wakoze subscribe, ndetse twongere duhure y'amasaha duhuriraga ejo saa 7 zuzuye, episode ya 55 nibwo iri bubagereho. So guys, nkaba mbashimira nyine kuba muri abantu b'intwari cyane, ku buryo ibikorwa byose dukora mugiye kuza mubigiramo uruhare, ku muntu wakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, duhure y'amasaha ejo saa 7 zuzuye kugira ngo filime yacu ibase kukugeraho. Nkaba mbashimira uwo muntu wakoze subscribe. So duhure saa 7 zuzuye ejo saa 7. Murakoze.